Nongere rero mbasuhuze bakunzi ba Sia Media TV. Uyu ni wa mwanya tuba tugiye kubagezaho byinshi cyane bitandukanye, yaba amakuru y'imyidagaduro, breaking news cyangwa se byinshi cyane bitandukanye. Uyu munsi wa none rero tugiye kurebera hamwe amwe mu mateka y'icyamamare muri muzika nyafrika ndetse n'isi muri rusange. Uyu nta wundi bamwita Burna Boy. Uyu munsi wa none rero reka mbaze nshimire mwese mwagiye mufata umwanya wanyu mugakora subscribe, mukadushyigikira rwose, mukatwereka ko mudushyigikira. Nawe rero nibuzi kutarakora subscribe, kanda kuri ako kantu rwose ka subscribe kari no kukazogera kugira ngo ujye uwa mbere muri ba bantu bahita baccessinga nyine amwe mu makuru tubageza. Uyu munsi none rero reka duhite turebera hamwe amwe mu mateka y'uyu mugabo bamwita Burna Boy. Uyu mugabo benshi cyane bemeza ko kuri no munsi none ari ku gasongero cyangwa se ari uyoboye muzika nyafrika kuri no munsi none, nta muntu wabishidikanya. Uyu mugabo muranabizi neza yuko afite igitaramo hano hirya muri Kenya, aho rwose bamuhaye ano mahirwe yo kuba yataramira abanyakenya, bikurikira ko Chris Brown byari byanze. Chris Brown ngo yaje kubona ko ngo muri Kenya baje kubona ko ngo nta bikorwa remezo bafite bishobora ngo guhostinga uno mugabo. Murabizi stade y'igihugu muri iyi minsi irabukinze, iraho ngaho, kuko babonaga ko ari ahantu honyine Chris Brown yakoreye igitaramo. Ariko uyu munsi wa none stade y'igihugu irabukinze, bategereje imikino izahabera ya cani. Ni imikino y'igikombe nyafrika ariko cy'abakinnyi bakina mu gihugu imbere, ni cani. Murabizi Kenya izakira, nuko rero bimeze, bivuze ngo stade yagomba kwakira Chris Brown. Byaje kurangira babonye yuko itakoreshwa kubera ko yabitswe kugira ngo izakoreshwe muri no mikino nyafrika y'abakinnyi bakina imbere mu gihugu mu gikombe cya cani. Uyu mugabo rero Burna Boy ni muntu kireka tunyure mu mateka ye, nkuko nayo babwiye hano tuzatugenda tunyura mu tuntu twinshi cyane dutandukanye, aho muzajya mugenda mumenya byinshi cyane bitandukanye. Dukomeza no kubashimira mwe mwese tugenda tubana hano kuri Sia Media TV. Uyu mugabo amazina ye yiswe n'ababyeyi yose ni Damini Ebunoruwa Oguru. Uyu mugabo Damini Ebunoruwa Oguru ariwe uyu nguyu nyine twese tuzi nka Burna Boy. Akaba ari umwe mu bahanzi bakomeye bari kuri ino si, kandi akaba ari n'umwanditsi w'indirimbo ukomoka mu gihugu cya Nigeria. Uyu mugabo rero yaje kuvukira mu mujyi wa Port Harcourt, aha mu gihugu cya Nigeria. Byari ku itariki 2 ukwezi ni Nyakanga mu 1991. Urumva ko Burna Boy atanakuze cyane, urumva ni mu myaka bazi neza ni imyaka 34, uva ko atanakuze cyane. Uyu se rero umubyara ubyara uyu Burna Boy bamwita Samuel Oguru. Yari umuyobozi w'ikigo gikora ibyuma nkuko twakumva stirirwa hano iwacu mu Rwanda, stirirwa inikora amatibe, amafera beto. Urumva ise nyine yakoraga mu kigo kimeze nk'iyi stirirwa hano iwacu mu Rwanda. Mu gihe nyina bamwita Bose Oguru, uyu muranamuzi, nyina ni nawe manager we. Mama we murabibizi, ubwo yanageraga mama we niwe manager we cyangwa se akanaba umujyanama mu bya muzika w'uyu muhanzi bamwita Bose Oguru. Yari umusemuzi cyangwa se abatranslator, abantu usanga nyine basemurira abantu indimi iki. Umubyeyi wa nyina cyangwa se ubwo ni nyirakuru wa Burna Boy bamwita Benson Donije rero ubwo ni nyirakuru nyine w'uyu muhanzi, akaba nyirakuru w'uyu muhanzi. Uyu nawe ngo yabaye umuyobozi w'umuhanzi ufite izina rikomeye cyane muri muzika, bamwita Fela Kuti. Abantu benshi cyane bajyaga banashinja uyu Burna Boy yuko uyu Fela Kuti yaba ari we Burna Boy akomoraho inganzo, banavuga ko ngo yaba yaramwibye imiririmbire na style yo kuririmbamo. Abantu dukurikirana kuri YouTube mwana searchinga no muhanzi bita Fela Kuti, bamwita Fela Kuti. Afite indirimbo nyinshi cyane zitandukanye, nk'iyitwa ngo Fela Anikulapo, nk'iyitwa ngo Water No Get Enemy cyangwa se ngo amazi ntagira umwanzi, nk'iyitwa ngo Teacher Don't Teach Me No Sense. Uyu muhanzi rero Fela Kuti urumva nyirakuru wa Burna Boy ngo yaramanagingaga. Urabyumva rero binafitanye isano n'amakuru yasirikiraga abantu bavuga ngo Burna Boy ngo hari umuntu yibye inganzo, kuko wumvishe neza Fela Kuti ukuntu aririmba, wumva neza ari bwa buryo neza, style ni nka Burna Boy, ijwi ni Burna Boy. Urumva rero uyu Fela Kuti ni umwe mu bahanzi babayeho mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda
mu 1990 urumva rero ni umwe mu bahanzi babayeho mu gihe Burna Boy yari mavuka. Urumva Burna Boy yavutse muri 91. Urumva uyu muhanzi Fela Kuti yamanagingwaga na nyirakuru wa Burna Boy. Rero benshi bavuga ko ngo Burna Boy ashobora kuba ngarakuye inganzo kuri uyu muhanzi, kuko nabyumvishe neza, namwe muraza kugenda mu byumve muze mutubwire muri comment koko niba bararimbaga kimwe. Rero uyu Fela Kuti yamanagingwaga na nyirakuru wa Burna Boy. Rero uyu Fela Kuti nawe yaje kuba umuhanzi w'ikirangirire muri Nigeria, wari ukomeye cyane. Burna Boy rero yaje gukura muri Nigeria, aho ni mu majyepfo ya Nigeria, aho yaje gutangira gukora indirimbo ze, akora imiziki itandukanye mu buryo bwihariye. Uyu muhanzi yize amashuri yisumbuye mu kigo cya Corona Secondary School na hitwa muri Agbara, naho ngaho muri leta ya Ogun muri Nigeria. Maze nyuma yaho aza kujya kwiga mu Bwongereza kugira ngo aze kurushaho kumenya ibijyanye n'itangazamakuru nk'umwe mu myuga yashakaga kuzamenya. Bivuze ngo Burna Boy yakuze ashaka kuzaba umunyamakuru nk'uko benshi dukora dufite indoto zo kuzaba abantu batandukanye, ariko twaza kwisanga twagiye mu bindi bintu. Urumva Burna Boy nawe yakuze afite indoto zo kuzaba umuhanzi, umunyamakuru, ariko aza kwisanga habaye umuhanzi w'ikirangirire. Si ibyo gusa rero ngo Burna Boy yaje gukomeza kwiga ibijyanye n'ikoranabuhanga rya media muri Sussex University, aho ngaho byari mu mwaka wa 2008 kugeza 2009. Urumva Burna Boy aho ngaho yigaga mu Bwongereza, yiga ibintu bifitanye isano n'itangazamakuru, ndetse aza no gukomeza muri kaminuza ya Oxford Brookes. Ahangaha hari muri 2009 kugeza 2010. Urumva ko ni umwe mu bahanzi bakora umuziki baranaciye no ku ntebe y'ishuri bakiga. Aho muri kaminuza yahize ibijyanye n'itumanaho n'umuco, media communication and culture. Ubwo rero urumva uyu mugabo yari afite indoto zo kuzaba umunyamakuru ukomeye, ariko aza kwisanga mu muziki. Urumva kandi nk'uko tekereza kuzaba umunyamakuru byatumye ajya ku ntebe y'ishuri ariga. Ureke abantu umuntu usanga afite impano akavuga ati ngiye mfite impano ntabwo nziga, impano yanjye izantunga. Urumva rero uyu nguyu we aho tugeze ahangaha yari umuhanzi utariyumva nk'umuntu ushobora kuririmba akaba icyamamare gikomeye. Urumva yarabigeragezaga ariko akabona ko indirimbo zitarebwa hatashya, nk'umwana rero ufite support ikomeye yigira mu ishuri. Nyuma yaho rero yaje kugaruka muri Port Harcourt ku ivuko, yavukaga muri Nigeria, aho yaje kubara umwaka umwe wonyine yimenyereza ku kinyamakuru cyo muri Nigeria hari iwabo, ikinyamakuru cyitwa Rhythm 93.7 FM. Icyo ni ikinyamakuru cyari iwabo, yaje yemenyerezaho, maze nyuma yaje guhita atangira urugendo rwe rwa muzika. Noneho byeruye aravuga ati none ibi byose ubwo yagiye mu itangazamakuru abona nyine ntihari gushya, aravuga ati noneho aho bigeze reka nerekeze no muri muzika, nawe nyirambureho amaboko ndebe. Umwuga we rero wa muzika waje gutangira ubwo. Burna Boy bura nta nubwo ari umwe mu bahanzi rwose batangiye umuziki kera, n'uwa vuba. Urumva yatangiye umuziki we za 2012 ubwo yahise yasohora indirimbo ye ya mbere abantu bazi nk'indirimbo bita Check and Balance. Maze nyuma aza gukora indi ndirimbo yari ikomeye cyane, yaje kugenda imwubakira izina yitwaga Like to Party. Indirimbo rero yaje kugera imwubakira izina, abantu batabatangira kugira amatsiko. Nibwo imbuga nkoranyambaga zose, ibitangazamakuru byose byatangiye kugira amakenga ku izina rishyashya ryari rije mu muziki, ariryo rya Burna Boy. Aho ngaho rero yaje gukora indirimbo bita Like to Party, yaje kuba indirimbo y'umwaka. Uyu mugabo ahita afatiraho, arushaho kugenda bikirangiriye ku isi hose. Izina rye riragenda rikura nka Burna Boy. Uyu mugabo ni umwe kuri uno munsi wa none mu bahanzi bafite ibihangano bikomeye cyane, kuko ari no mu bahanzi uyu munsi wa none bahenze kuba wamutumira cyangwa se kuba yaza agakorera igitaramo ku butaka bwawe, kuko uyu munsi wa none aca amafaranga agera kuri miliyoni y'amadolari. N'abahanzi bake kuri nosi bashobora bahenze kuri urwo rwego, kuko abenshi usanga utwa ahenze nko mu myaka ishize za 2015 wasangaga ari ba Jason Derulo, hano wasangaga ari 150-200. Uyu muhanzi Burna Boy ku mafaranga ye aca kuri no munsi none ni miliyoni y'idolari, ubwo yashyize mu manyarwanda nasaga miliyari
ni miliyari imwe y'amanyarwanda na miliyoni nka 400 gutyo ushyize ku ivunjisha ry'uyu munsi wa none. Burna Boy rero yakomeje urugendo rwe rwa muzika, aragenda aramamara muri bimwe mu bitaramo yagiye akora mu Burayi bitazibagirwa, nk'igitaramo yakoreye muri 2003 yakoreye mu gihugu cya Portugal, stade ikuzura, isi yose igatangazwa no kuba umugabo uririmba icyongereza gusa ashobora gukora konseri mu gihugu gikoresha igiportige gusa nka Portugal kandi stade igakubita ikuzura. Burna Boy yakomeje urugendo rwe rwa muzika kuri uno munsi wa none, n'umwe mu bahanzi bakomeye cyane. Uyu munsi wa none murimo muranumva saga zirimo ziravugwa cyane ku mukobwa wo mu gihugu cya Nigeria w'umunyamideli ukomeye cyane, bamwe bita muri ba bakobwa bita ngo ni Slay Queen. Umwe mu bakobwa wamushyize hanze avuga ko rwose ngo yaherutse kuryamana, yamwijeje kumugura imodoka ya Lamborghini, ngo uyu mugabo akaza kwanga kuyimugurira. Byaje ku bibazo aho uyu mugabo yaje no kujya ku rukuta rwe rwa Instagram arandika ntiyahakana ibyo avugwa kuri uno mukobwa, avuga ko ibyo bintu koko byabaye, ariko ngo nyuma yuko bimaze kuba ngo yagiriwe inama n'abandi abagabo ku mugabo, ngo bamugira inama bamubwira ko ibyo bintu yakoze nta mugabo bitabaho, iyo wifuza umukobwa nta kintu na kimwe udashobora kumwemerera, ibyo yakoze ari ibintu bisanzwe. Nguwo Burna Boy urimo uranitegura gukora igitaramo mu gihugu cya Kenya, natanye mbibabwira igitaramo azataramira abanyakenya, aho bamuhisemo nka show ya kabiri kubera ko Chris Brown byari byanze, kubera ko bitari bishobotse ko Chris Brown ashobora gukora igitaramo muri stade y'igihugu ya Kenya, kubera ko iyo stade iteguye kwakira imikino ya CHAN cyangwa se ni imikino nyafurika y'abakinnyi bakina imbere mu gihugu. Ngibyo rero, ngibyo bimwe mu byaranze urugendo tw'ubwongo tugerageje kunyura mu ncamake z'urugendo rw'uyu mugabo Burna Boy, ariko n'ubundi tuzagira igice cya kabiri bitewe nuko muzakira igice cya mbere. Ngewe rero twari kumwe na Didier Panda, reka mbashimire amakuru nk'aya ngaya kuri Sia Media TV nakagaruka tugenda tubagezaho byinshi cyane bitandukanye, utuntu n'utundi nk'uko aya ngaya ari amakuru y'imyidagaduro. Mwakoze kubana nanjye, reka mbashimire, muchas gracias, ubwo tuzasubire cyangwa se dusubire mu bindi biganiro bitandukanye. Murakoze.